uhoraho arakubwira ati ndi Imana yawe. Muri Izayi 41 umurongo wa 10. Nakwihamagariye mu izina ryawe. Muri Izayi 43 umurongo wa 1. Ndi Imana y'ubuzima. Mu Bacamanza umutwe wa 8 umurongo wa 19. Umurinzi wawe ntasinziriye, nta nahunyiza na busa. Umurinzi wawe ntasinziriye, nta nahunyiza. Zaburi 121. None rero muvandimwe, ukabuza umuntu ukubwira ko afite indwara idasobanutse, afite ibitero bya sekibi, arara arota nabi, yumva ibintu bimubuza amahoro muri we ku buryo buhoraho, arwaye indwara ajya kwa muganga bakayiburira umuti kandi ababara. Ukabuza umuntu uhanzweho akagirizwa n'ingeso n'ikibi, akiyumvamo umutima mubi, akiyumvamo ibitekerezo bimurusha imbaraga kandi bimuganisha ku kibi, akakubwira ati ndagerageza kubyiyaka bikananira. Ukaba warigeze kumva umuntu akubwira ko ashobora guterwa n'amashitani y'abagabo cyangwa abagore b'ijoro, maze bakamukandamiza mu buzima bwe kandi bakamubuza kugera ku byiza Imana izigamira abayimenye. Ukaba udashaka ngo ugire urushako nk'abandi, ukaba upfusha ubukwe kenshi, ukaba se utiyumva nk'abantu basanzwe ku buryo wibona mu isi yawe wenyine, ukaba ufite ibigeragezo ubona bitera urugo rwawe, kumva ibintu bigutera, bikorera mu bikugize, bigenda mu nzu yawe, bituma ibintu ushatse kugeraho bikunyura mu myanya y'intoki, ukabona uriha intego y'ubuzima ugashikamirwa, hakaba umwanzi ukwitambika ngo ntuyigereho. Ukaba ubona umuntu ugenda yonga ashiramo kandi hatagaragara impamvu, akakubwira ko hari ibintu yumva bimutwara amaraso. Ukaba uzi ko hari umuntu uvugirwamo n'ayandi majwi, akaba akoreshwa n'izindi mbaraga atemereye kandi adashaka, atanifuza. Ukaba ubona umuntu unanirwa gusenga kandi abishaka bishyizemo umutima, ukaba wagirijwe n'inyota n'inzara,
wumva biguhangishaho kujya gushaka ibikuzuza, ibikumara inyota, utabibona ukumva udatekanye mu buryo bwose. Ibuka ko Yezu Kristo agira ati, unyemera wese ntabwo ashobora guheranwa, ntabwo ashobora kubaho ku ngoyi. Inyigisho ya Petero kwa Koroneli asobanura impamvu y'ubutumwa bwa Yezu Kristo, ko icyatumye umwana w'Imana yigaragaza, agasigwa amavuta y'ubutore ku bwa Roho Mutagatifu, ko yagendaga agira neza hanyuze hose, agakiza abantu bahanzweho na sekibi bose. Ntabwo rero abantu bashobora kuguma ku ngoyi ngo turebere, ngo twiturize. Ntabwo ubona ibyago by'umuvandimwe ngo uvuge ngo awa. Ntabwo wabona umwana wa Kiliziya ari mu bukandamizwe bw'umwanzi ngo nurangiza uvuge ngo reka ngere ku Mana njyenyine. Yezu asaka kubohora. Ibyo ni byakozwe n'intumwa umutwe wa 10:38 n'uwa 39. Yezu ashaka noneho no kurimbura ibikorwa bya sekibi. Ibyo ni mu ibaruwa ya mbere ya Yohana umutwe wa 3:8. Sekibi ararwanisha imbaraga nyinshi muri iki gihe. Abanzi turwana nabo si abantu, abo turwana nabo ni ibikomangoma, ni ibihangange, ni abagenga b'isi y'umwijima n'izindi roho mbi zo mu kirere. Ni mu Banyefeso umutwe wa 6:10 kugeza kwa 12 Pawulo abikwibutsa. Ariko ibyo bikorwa byose sekibakoresha, ndetse izo mbaraga agaragaza, ukwemera muri Yezu Kristo kumaramaje, kurasambura, kurakumira, kurabohora, kurakiza, guhindura amateka. Ibyo mubibona muri Mariko umutwe wa 1:3 kugeza ku 27. Ceceka kandi uve muri uwo muntu. Ngiryo ijambo ry'Imana, ngubwo ubutumwa bwa Yezu Kristo. Ceceka kandi uve muri uwo muntu, usohoka uvuza induru. Aho Kristo ari, ububasha bwe buracyakomeza gukiza abarwayi. Kandi Yezu Kristo niwe utubwira ko muri Evanjili ya Mariko umutwe wa 7:25 kugeza kwa 30 aratubwira ko yazanywe no kutubohora, akaduha ubwigenge bw'abana b'Imana, akaduhumanura, akashyira muri tw'ububasha buganza amarozi, ububasha buganza ubumara bw'icyaha, bw'ikibi, bwa sekibi. Niyo mpamvu abamwemera bashobora no kuba ho mu buhangange. Roho mbi iyo zumvise aho inkuru nziza ya Yezu Kristo, zirasakuza, ziravugishwa, jagarara. Ariko ntagira nkubwire igikomeye Yezu atubwiye uyu munsi,
nuko akubwira ko uwo yari Galileya, Kafarnaumu, i Betelehemu, i Nazareti, niwe ari we uyu munsi. Vuga ngo Yezu uwo wari we uri we uyu munsi wanjye, mu rugo rwanjye, mu muryango wanjye, mu gihugu cyanjye, mu karere kanjye, ku bana banjye, ku rugo rwanjye, ku kazi kanjye. Garagaza ko ushobora gusengana umutima wizera, uhamagara ububasha bwa Yezu Kristo buture muri wowe, buture iwawe, buture mu byawe, kandi bugaragarire aho uri hose. Kuri uyu wa gatandatu saa 12 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burayi, Kigali cyangwa i Paris no mu Bubiligi, saa 12 z'umugoroba, saa 6 hano muri Ottawa, saa 4 muri Edmonton n'ahandi. Muze twese hamwe mu majwi y'urwunge, mu busabaniramana, mu kwemera kumwe, batisima imwe, kiriziya imwe, tubwire umugenga w'ubuzima, tubwire uwo twavuze ngo ndakwemera kandi nanze shitani n'ibyayo byose n'ibikorwa n'imigambi yayo. Muze hamwe mwese duhurire hamwe, dukora isengesho ryo kubohoka, isengesho ryo gukizwa indwara z'amashitani, isengesho ryo gukumira imbaraga za sekibi, isengesho ryo kwiganzura imbaraga z'umwijima. Muvandimwe, uzi uremerewe wese, uzurushye wese, uzi unaniwe, uzi ushaka kwiyahura, uzi uwagirijwe n'uburwayi bumukandamiza, uzi ugabwaho ibitero, uzi uwazitiwe mu masezerano ye n'Imana ye, uzi umuntu wese utaka kaburu watakira, ushaka kuvuza induru akumva nta wamwumva. Mubwire ngo umukiza Yezu Kristo yamennye amaraso ye kugira ngo izina rye ni izina ry'ububasha, ni izina ry'ubushobozi. Abamwemera bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Abemeye izina rye abaha ububasha bwo guhinduka abana b'Imana. Muvandimwe, ubwo bubasha nibuburizemo andi majwi yose akubwira ngo uri umunyantege nke, ntuzi gusenga, ntabwo wemera bihagije, uri umunyabyaha, uri ntukwiye kubabarirwa, uri mubi, waravumwe, ni gakondo y'ibibazo, niko mwabaye, niko witwa, niko isi yakugize, uri ruharwa, cyangwa se n'andi mazina n'izindi nyito se kibivugiye mu bo yagize ingwate ziza zisenya ubuzima bw'abana b'Imana. Ndakubwira uyu munsi ijambo rimwe rikubwira ngo Nyagasani uhoraho, umenye ko ari wowe uri Imana, Mana ya Aburahamu na Izaki, Mana ya Isiraheli. Erekana uyu munsi ko ari wowe Mana muri Isiraheli, erekana uyu munsi ko ari wowe Mana mu buzima bwanjye, mu buzima bwa buri muntu wese uzaza muri risengesho. Naho njyewe nkaba umugaragu wawe, kandi kw'ibyo byose tubikoreye guhesha izina ryawe ikuzo no guhesha ijambo ryawe icyubahiro. Ngaho rero dusubize, usubize iyi mbaga imenye ko uhoraho ari we Mana, kandi ko ari we wigaruriye imitima yabo.
ngwino nyagasani, uheshe izina ryawe kuzo n'icyubahiro. Mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza kwa 38. Abami ba mbere umutwe wa 18 umurongo wa 21 kugeza kwa 38. Uhoraho, subiza iyi mbaga imenye ko ari wowe Mana, ko ari wowe wigaruriye imitima yabo. Ndakuraritse kuri uyu wa gatandatu turi mu masengesho ya noveni y'iminsi 9 yo kugusabira, twambaza amaraso y'igiciro ya Yesu Kristo ntangere, amaraso ahambaye, twambaza ububasha bw'izina rya Yesu Kristo ngo bwigarurire umutima wawe, bugaruze ibyawe byanyazwe n'umwanzi, bukwambike ubutoni n'ubutore bw'abana b'Imana, kandi usubirana amasezerano, uzarangiza uyu mwihero uvuga uti ndemera ko ndi umwana w'Imana. Amen. Urarike n'abandi, kandi umutima wawe Imana iwereke ko ikuzi na mbere yuko uremerwa mu ibanga, izina ryawe rihamagare, kandi wongere wumve kugiranye na isano iba Imana yawe, nawe uba umwana wayo. Amina. Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, igira ngo umwemera wese atazacirwa urubanza, ahubwo kumwemera bitume agera ku bugingo bw'iteka. Ni amagambo dusanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza kwa 17. Imana yaragukunze cyane. Subiramo ugira uti Imana irankunda cyane. Irankunda ntabwo ari urukundo gusa ruza mu magambo, n'urukundo rujyana n'ibikorwa. Iranakwigurana, iranakwitangira, irakuvuna, iragutabara, irakurwanirira, ijya hanuka, yemera ndetse no kujya mu mva kugira ngo ikuzahure, kujya ku musaraba kugira ngo ikugeze mu bugingo, kujyana urumuri ahari umwijima, kujyana ubuzima ahari icyago, kujyana amahoro ahari ikibi, ndetse no kuba inzira, ukuri n'ubugingo kubemera. Isengesho ryo gusabira abarwayi gukira no kubohoka kuri iki cyumweru riragendera kuri iri jambo ryanditse mu Ivanjili ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 17, rigira riti mu izina ryanjye abazaba banyemera bazirukana roho mbi, bazirukana roho mbi. Ukwemera hari kuragushoboza, ukwemera kuragukagira, ukwemera kuraguhindura, kandi kugeza ku kuba wahindura amateka. Ukwemera ni ubushobozi, ukwemera ni imbaraga, ukwemera ni ubuzima, ukwemera ni intsinzi, ukwemera ni igisubizo, ukwemera ni igihoresho, ukwemera ni ubuzima bw'iteka. Muri iki cyumweru turakora urugendo rugamije kutubohora ku kibi. Ugira uti ese imbaraga z'ikibi, ibikorwa byacyo, ndetse nuko uyu munsi ubona imbaraga zacyo kuri iyi si, ku bantu banyuranye bagirwa ingwate, ku bahanzweho,
ndetse no ku bantu bose basa naho bazitirwa bakanyagwa amasezerano y'Imana. Ni iki isengesho ryabamarira? Muri ibi bihe umwijima urasakuza cyane, abantu bamwe na bamwe bakaba batakibona urumuri aho rumurikiye. Hari intambara, hari amarorerwa, hari ubugome, hari ibyago, hari ndetse n'ibyo wabona nk'ibiza, ibitererano, nko guhangwaho, ibintu byose bigamije guhindura imibereho ya muntu. Abatari bake bafite ubwoba, abandi bamaze kugabwaho ibyo bitero. Nyamara kandi isengesho rishobora kugukiza. Yezu Kristo ati, njyewe ndi umugenga, muri Yohana umutwe wa 14 umurongo wa 30, akakubwira ati, muri jye hari urumuri, kandi urwo rumuri rumurikira umuntu wese uri mu mwijima. Igituma Yezu Kristo agaragara, aho Yezu Kristo yigaragarije, arimbura ibikorwa bya sekibi. Ngwino urarike n'abandi benshi banyuranye, bari ku ngoyi, bafite intimba, bagirijwe, banyazwe, cyangwa se bari mu bigeragezo. Ubabwira uti, Yezu Kristo agiye kwigaragaza, agiye kukuvugisha kugira ngo ahe icyerekezo ubuzima n'imibereho yawe. Agiye kandi kugutabara. Ashobora gucecekesha ububasha bwa sekibi, akayibwira ngo ceceka, uve muri uwo muntu, agahagarika ibikorwa byayo, akaguha kwiganzura ingoyi, akakwambika imbaraga, akagushyiramo ububasha bwe. Niba wemera, ngwino ubone ikuzo ry'Imana. Abarushye n'abaremerewe ubaruhura, niwe ubararitse. Ni Kristo igisubizo. Ngwino hamwe n'abavandimwe bose, twongere tugabane, tugere ku nsinzi, twakire imbaraga zimuturukaho, kandi tugendererwe n'ububasha bwe budukiza bukatubohora. Kristo Yezu nagukurizwemo.